Ejo bundi nari ndi kubabwira ukuntu mbere y'uko batangaza ibyavuye mu matora ya hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ukuntu uyu nguyu wari uhanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe Bobi Wine, ukuntu ejo bundi yagize gutya mbere y'uko batangaza amatora ahunze urugo rwe aragiye. Ariko ibi byose nubwo yagiye abikora gutya, ni uko ngo inzego z'umutekano zari zateye urugo rwe, hanyuma ubundi bagerageza nyine kuba we bamufata, ariko we ntibyakunda arabacika aragenda. Dore ko nyuma yaho yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ubwo yari ari kuvuga ati ngaha ngaha aho ngubu ahantu nibereye ahantu heza cyane hatekanye. Nyuma yaho umwana w'uyu Yoweri Kaguta Museveni akaba ndetse n'umugaba w'ingabo w'iki gihugu cya Uganda, dore ko yaje guhita asubiza ku rubuga rwa X cyangwa se rwa Twitter, aho yasubije uyu nguyu Bobi Wine amubwira ko ahantu hatekanye honyine akwiriye kuba ari mu bwiherero bwe. Ibi ngibi kandi ntabwo byagarukiye aha ngaha gusa, dore ko nyine byakomeje bifata indi ntera, dore ko ubu ngubu byagarutsemo ubu ngubu birimo n'umugore w'uyu nguyu Bobi Wine. Ubu ngubu nawe uyu mugore wa Bobi Wine ubu nawe yagiye ku rubuga rwe nyine rwa X, aho bose bari gukomeza n'undi bababwirana aya magambo yose agiye akakaye, aho yagiye ku rubuga rwa X aravuga ati kubera iki uyu General Muhoozi akeneye udusabo tw'inanga tw'umugabo wanjye kandi n'uyu Bobi Wine afite udusabo tw'inangazi. Ibi bintu nyine urumva ni ibintu bikomeye cyane. Mbere yuko twinjira muri iyi nkuru ndaje nkubwira ati iyi nkuru yose tugiye kuba twayisesengura, komeza wumve iki kiganiro paka kirangiye uraza kunshima nyuma. Niba kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu, ndagira ngo ubwire ati reba hasi handitse subscribe ubundi uhakande kugira ngo uze kubasha kubona n'ibindi biganiro ndahita nkugezaho muri aka kanya kagiye gukurikiraho. Ubundi intambara y'amagambo ikakaye gutya nyine muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda yatangiye neza mbere y'itariki ya 15 Mutarama. Iyi ngiyi akaba ari intambara nyine y'amagambo, ariko n'ubundi urebye neza iri kuba yashyira mu bikorwa, dore ko nyine muri iyi ntambara bari kuba bavuga gutya imaze gupfiramo abantu barenga 100 muri iki gihugu cya Uganda. Aba bantu bose nyine akaba ari abantu nyine bari mu ishyaka ry'uyu Bobi Wine ariyo UPDF, iri nyine akaba ari ishyaka rya Bobi Wine ari kumwe n'abandi bantu bagiye bamushyigikiye bamwe na bamwe. Dore ko nyine biri kuvuga ko nyine uyu General Muhoozi we ubwe ku giti cye amaze kuba yakica abantu 22, abo ni abantu we abasha kuba yakemera. Gusa agakomeza aburira uyu nguyu n'ubundi uyu Bobi Wine amubwira ko naramuka nyine nawe amufashe nyine nawe yagiye kumukura ahantu yagiye kwihisha akamuzana, azamwica nawe akaba umuntu wa 23 nyine azaba nawe amaze gushyira hasi wo muri iri shyaka rya Bobi Wine ryitwa NUP. Iri shyaka rero n'ubundi rikaba umugore wa Bobi Wine we yaragiye gutya binyuza ku rukuta rwa Twitter, aho yari ari kuvuga ati ibi bintu nyine uyu Muhoozi ariko yatangaza hirya no hino akomeza yigira umwana mwiza, agaragaza ukuntu nyine ariko yarwanira nyine iyi politike ya papa we cyangwa se y'uyu Museveni. Iyi ngibi nyine ko ari amaco y'inda ari ukubeshya ko ahubwo ngo abantu bamaze kuba bapfira muri aya magambo nyine bari maze iminsi barimo ari abantu bagera ku 100 bo muri iri shyaka rya NUP rya Bobi Wine. Ubwo abo bantu bose bangana gutya bamaze gupfira muri aya magambo cyangwa se muri uku gucyocyorana k'uyu generali w'iki gihugu cya Uganda Muhoozi hamwe n'uyu Bobi Wine. Ndetse si ibyo gusa kuko nyine n'abasigaye mu rugo iwe hariya kwa Bobi Wine nyine bo basigayeyo, kuko nyine Bobi Wine we yarahunze hasigarayo umugore we n'abandi bantu muri urwo rugo rwe, ariko n'ubundi bakomeje barinzwe na za ngabo z'igihugu. Ariko n'ubundi nabo nta kintu cyemerewe kuba cyakinjira muri icyo gipangu, haba ibyo kurya haba ibyo kunywa, nta na kimwe cyemerewe kuba cyageramo. Ahubwo bo nyine nabo ni ugukomeza bari aho gusa basavayivinga barya ibintu nyine bafite aho ngaho muri stoke, ubwo n'ibizabashirana nabo murabyumva bizakurikiraho. Gusa nubwo nyine uyu General Muhoozi yari yabwiye uyu Bobi Wine nyuma y'amatora yuko yashobora kuba nyine yagaruka mu gihugu ko nta wundi muntu uri kuba yamuhiga, bukeye bwaho nyuma yaho iminsi nk'ibiri ibintu byahise bihindura isura muri iki gihugu cya Uganda, dore ko nyine General Muhoozi noneho yahise abigira official, aravuga ati weho Bobi Wine tuguhaye amasaha 48 kuba weho wageze muri iki gihugu cya Uganda ukitanga ku nzego zibishinzwe za polisi, bitabaye ibyo ngibyo tuzahita tugufata nk'ikihebe muri iki gihugu cya Uganda kandi kurwanya ubutegetsi bw'igihugu, kandi nuzigera uwibeshya ngo turagufashe tuzahita tukwica tugukatira urwa burundu. Ibi bintu byatangajwe n'uyu General Muhoozi ubwo nyine yari yabaye nyine yahinduye imipango yose nk'uko yari ari kuba yabibwira
uyu Bobi Wine imbere, kuko yari yamubwiye ko nyine ashobora kuba yagaruka mu gihugu, ariko nyuma aza kwisubiraho. Bukeye bwaho nanone uyu General Muhoozi yahise yongeranyuza ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko uyu munyapolitike n'ubundi ukomeje kurwanya ubutegetsi bwa Uganda nakomeza gutya, ndetse ko nyine naramuka amufashe yagarutse mu gihugu cya Uganda nta kindi kintu azamukorera usibye kuba yamwica, nawe akaba wa muntu wa 23 azaba agiye kuba yakica mu bagize rya shyaka ry'uyu nguyu Bobi Wine. Ndetse nyine si ibyo gusa, ntabwo azamwica gusa, ahubwo ngo mbere yo kumwica azabanza akate udusabo tw'inanga twe. Ibi ngibi nyine ari nabyo byahise bishyiraho igitutu umugore wa Bobi Wine, biramubabaza cyane, dore ko nyine nawe yahise aca ku rubuga rwe rwa Twitter yandikaho ko Muhoozi ko afite udusabo tw'inanga twe, kubera iki nyine akeneye tw'umugabo wanjye, nambwiza ukuri nyine ambwira impamvu adukeneye. Ibintu nyine byababaje cyane uyu mugore wa Bobi Wine, nyine wumva ko ari n'ibintu biteye agahinda cyane, kubera iki nyine uyu mugabo w'ingabo nyine yifuriza ubugome cyangwa se afite uburakari bukabije uyu Bobi Wine. Dore ko nyine binavugwa ko nyine mbere y'uko nyine aya magambo yose aba, mbere y'uko nyine ibi byose biba, nyine ngo General Muhoozi ndetse n'uyu Bobi Wine bagirane ibibazo bingana gutya, dore ko bivugwa ko bose bari inshuti nyine. Mbere y'uko nyine Bobi Wine yinjira muri politike, we n'uyu Muhoozi bari inshuti bya hatari. Dore ko nyine mu mpera z'umwaka w'2025 ubwo nyine Muhoozi yatangazaga bimwe mu bintu nyine akunda cyane, yagiye avugamo n'uyu Bobi Wine, akajya avuga ukuntu nyine uyu Bobi Wine ubundi ubusanzwe uyu Bobi Wine ko ari umurundi. Ibi ngibi nyine akajya avuga ati nyine ngo we ngo ubundi ngo yishimira ko Bobi Wine yagasubiye iwabo mu Burundi, akajyayo nyine akiyamamaza nawe akareba ko nyine yabayo perezida mu gihugu cye cy'u Burundi, dore ko nyine ngo yazajya anamushyigikira cyane. Ibi bintu nyine bikomeje gutya, nibwo hajemo umuntu aramubaza ati ese wowe na Bobi Wine mwapfuye iki? Dore ko nyine Muhoozi yahise yandika hasi aravuga ati ubundi njye ikintu napfuye n'uyu Bobi Wine, dore ko nyine ibi byose bitangira hari amafaranga yanjye nabashije kuba namuguriza, ubundi ntiyayansubiza. Ibi ngibi nyine ari byo nyine ngo bikomeje kuba byatera nyine impaka hagati yabo bombi gutya, rukaba ruhigitse gutya bingana gutya. Ndagira ngo nkubwire ati niba uri mushyashya kuri iyi YouTube channel, ndetse nkubwira ko iyi YouTube channel ari iyanyu, ndagira ngo nkubwire ati kanda ahanditse subscribe kugira ngo uze kubasha kubona ikindi kiganiro cyiza ngiye kwita nkugezaho, nkubwira ko nkuha update zigiye zitandukanye cyangwa se amakuru atandukanye ari kuba yacaracara hirya no hino ku isi. Nkubwira ati njyewe nitwa Update, nkubwira ati gira ibihe byiza ubona amafaranga. Ciao.